Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wawe Yesu Kristo, ndetse no kuri Yesu Kristo witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Icyigisho cya 313, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Reka dusenge. Dushyize hejuru izina ryawe Mana Data wa twese, dushyize hejuru kugira neza kwawe, wabanye natwe, waturinze, dushyize amasaha tukiri bazima, izina ryawe niryubahwe. Ubwami bwawe gusa bari bwo buza, ibyo ushaka gusa ari byo bitubaho, mu izina rya Yesu Kristo. Turasenga cyane ngo Uwiteka mwe Mana Data wa twese, Mana igira neza, Uwiteka utweze gucyanirwa kose n'ibitekerezo byose n'ububi bwose no kudatungana kose kuturimo bitandukanywe natwe. Mu izina rya Yesu turasenga cyane ngo tujye kumva ijambo ryawe. Mwe Mana ufungura amatwi yacu, ufungura amaso yacu, ufungura imitekerereze yacu n'imitima yacu, kugira ngo twumvire ibyo twigishwa nawe, kugira ngo dushyire mu bikorwa ibyo tubwirwa nawe. Turasenga mwe Mana ngo duhe kuyoborwa na Mwuka wawe wera, ntitwiyobore cyangwa tuyoborwe n'ibitekerezo byacu, ahubwo Mwuka wawe aradutegeke, Mwuka wawe aratuganze rwose. Mu izina rya Yesu Kristo adutware rwose. Wahagukiwe kumvishe gusenga kwacu, hagukiwe ko ugiye kuduhindura nk'uko ijambo ryawe ritubwira. Mu izina rya Yesu Kristo ushyirwe hejuru, turagushimiye. Amen. Uyu munsi turasoma muri Luka ibice 23, umurongo wa 35 kugeza ku 39. Abantu barahagarara bareba, abatwaye nabo baramukoba cyane bati, yakijije abandi ngaho nawe nikize niba ari we Kristo watoranijwe n'Imana. Abasirikare nabo baramushinyagurira, bamwegereye bamuha inzoga isharira bati, niba uri umwami w'Abayuda ikize. Hejuru ye hari urwandiko rwanditswe ngo, uyu ni wo mwami w'Abayuda. Umwe muri abo bagome babambwe aramutuka ati, si wowe Kristo? Ngaho ikize nawe udukize. Ibyo bimwiruka 23 umurongo wa 35 kugeza ku 39. Ibitutsi bya nyuma. Nta handi hantu nk'ibi hagaragaza neza guca bugufi kwa Yesu nk'ahariya tumaze gusoma. Uko ngiye niko mbyibwira. Yesu ntabwo ari umunyamahane, ntabwo yarakazwaga n'ubusa, cyane cyane ko uburakari bw'abantu ubwabwo budasoza gucyanuka kw'Imana. Muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 19 kugeza ku 20, Bibiliya iravuga ngo, nuko rero bene data bakundwa, umuntu wese yihutire kumva ariko atinde kuvuga kandi atinde kurakara, kuko uburakari bw'abantu budasoza ibyo gucyanuka kw'Imana. Ibyo biri muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 19 kugeza ku 20. Yesu urabona Yesu ari ku musaraba. Umusaraba yemeye kubambwaho ntawe ubimuhatiye. Ibyo akaba yarabikoreye kudukiza no kubera ibyaha twakoze. Abamurebaga batari basobanukiwe ubushake bw'Imana bamusabaga kwikiza umusaraba niba koko yari uwo yavugaga ko ari we. Ntibakamenye ko atari we wari ukeneye gukira, ahubwo ari we bakeneye gukizwa. Ntibamenye ko umusaraba yari abambweho ari bo bagomba kuwubambwaho. Ntibamenye ko ibyaha byabo ari byo bibambwe kuri wa musaraba, maze bagatuka umuntu wari uhagaze hagati yabo n'urupfu rw'iteka, ngo agaragaze ko ari we mukiza wabo, kureka kubakiza, ngo yerekanishe kureka kubakiza ko ari we mukiza wabo. Yesu urumva agahinda n'umubabaro byateye Yesu icyo gihe, gucurirwa nawe ugira neza mu gihe urimo kubagira neza. Yesu ntabwo yabivovoteye, ntabwo yabasubizanyije uburakari, nta byago yabifurije, kuko yari azi icyari cyaramuzanye icyo ari cyo, kuko hari ukuducungurira Imana Data twese, ngo kuko atabumbuye akanwa ke ngo agire uwo atuka cyangwa ngo avume cyangwa agire icyo akorera kubemeza. Nyamara uwavugiragamo yari Satani, wageragezaga ku yindi nshuro ya nyuma gutera Yesu kureka inzira yo kuducungura. Imana ishimwe cyane. Ndagusaba ku Mana ngo ufate urugero kuri Kristo, ngo ugiye kwicisha bugufi gutuma utagira icyo ukora kwemeza abantu. Uhore wifuza gukora ubushake bw'Imana no mu gihe kubukora biba bitari mu nyungu zawe bwite zifatika. Ugakora ubushake bw'Imana utitaye ku bitutsi bagutuka. Erega hariho abantu bazakwangira kubakunda, abandi bazagutuka bakuziza kubitwaraho neza, abandi bazakurwanya bakuza kugirira neza kwawe. Ariko ndagusaba ku Mana ngo amagambo yabo atazigira gukura mu bushake bw'Imana. Imana ishimwe. Ndagira ngo akantu gafate mu mutwe. Hariho abantu bazakwangira kubakunda, abandi bazagutuka bakuza kubitwaraho neza,
abandi bazakurwanya bakuza kugira neza kwawe, ariko ndagusabira ku Mana ngo amagambo yabo atazigera gukura mu bushake bw'Imana. Imana ishimwe. Reka dusenge. Turagushimiye Data wa twese, turaguhimbaje. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka nibitubeho mu isi nk'uko ubaho mu ijuru. Mu izina rya Yesu Kristo Data wa twese turasenga cyane, kugira ngo Uwiteka Imana Data wa twese uduhe imitekerereze myiza imeze neza y'ibwira y'ubushake bwawe gusa, kugira ngo tutazigera tugambuzwa n'ibituzengurutse ndetse n'ibitutsi badutuka n'amagambo batubwira. Uwiteka turakwinginze cyane kugira ngo bitubashishe, duhe kuyoborwa n'Umwuka wera. Haleluya. Turasenga cyane ngo amaso yacu arebe imbere, arebe Imana ku bushake bwawe, kandi aribwo duharanira mu byo dukora byose. Izina ryawe nihabwe icyubahiro, mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Urakoze Data wa twese. Amen. Impuguro z'uyu munsi turazisanga mu Bafilipi ibice 2:3 kuza kwa 5. Bibiliya iravuga ngo ntimukagire icyo mukora kurema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'abandi. Ngire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ibyo biri mu Bafilipi ibice 2:3 kuza kwa 5. Uwiteka aguhe umugisha wo kwifatanya natwe. Uwiteka aguhe umugisha wo gutegera amatwi ijambo ry'Imana. Ndagusaba umugisha ku Mana kugira ngo Uwiteka akuze Umwuka we wera. Ndagusabira umugisha ku Mana kugira ngo Uwiteka akuze Umwuka we wera n'ijambo rye ryera. Ni ukuri Uwiteka akuze imbaraga ze nyinshi, Uwiteka akuze urukundo, Uwiteka akuze kwera, Uwiteka akuze gukiranuka, Uwiteka akuze guca bugufi. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenga cyane ngo Umwuka wera w'Imana akugumeho cyane, ubwami bw'Imana bukugumeho cyane, ubushake bw'Imana bukugumeho cyane. Mu izina rya Yesu Kristo ndakwingira cyane kugira ngo ibikurimo byose byaturutse ku Mana bikomezwe kandi rwose bikugumemo. Ndasenga cyane ngo ibikurimo bitaturutse ku Mana bigukurwemo kandi bitandukanywe nawe burundu. Ndagusabira ku Mana kugira ngo Umwuka wera akuyobore kandi wumve ijwi ry'Umwuka wera mu buzima bwawe bwose. Mu izina rya Yesu Kristo, Umwuka wera nazajya avuga ujye utega amatwi kandi wumve, mu izina rya Yesu. Kwiza kw'Imana kukubeho kandi imbaraga z'Imana zikugote imbere n'inyuma. Mu izina rya Yesu Kristo usengeye. Uwiteka aguhe umugisha. Amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho. Urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'Amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi Umwuka wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.